Bismillahirrahmanirrahim. Nanone nshuti bavandimwe, reka ntangize izina rya Allah, Imana Nyagasani yo nyirimpuhwe kandi nyirimbabazi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibisingizo byuzuye ishimwe n'ikuzo n'iby'Imana Nyagasani Allah, we uduhaye umwanya nk'uyu kugira ngo tuze dukore cyangwa tuganire ku kiganiro nk'iki. Bavandimwe, mu mateka y'abantu, mu mateka y'ikiremwamuntu hari ikibazo kimwe gikomeye kandi cyagiye kibazwa n'abahanga benshi mu myemerere, abapasitori n'abakora umurimo w'Imana cyangwa se ibwirizabutumwa, ndetse n'abashakashatsi muri rusange, aho bibaza bati ese umwana avukana icyaha cy'inkomoko? Ese koko hari icyaha twarazwe tukivuka? Ese Imana yo iba ireba gute imyifatire y'umwana w'umuntu? Iki rero bavandimwe ni ikibazo gikomeye mu madini abiri akomeye ku isi, ariyo ubukristo ndetse n'ubuyisilamu. Mu bukristo hari inyigisho ivuga ko icyaha cyakomotse kuri Adamu na Eva, naho mu idini ya Isilamu hari inyigisho ivuga ko nta muntu uvukana icyaha cy'inkomoko. Mu buyisilamu hari inyigisho ivuga ko nta muntu uvukana icyaha cy'inkomoko, ko icyaha cya buri muntu ari icye ku giti cye cyangwa se icyaha ari gatozi. Uyu munsi rero bavandimwe, turasobanukirwa neza icyaha cy'inkomoko ni iki, gitandukanywa gute muri Bibiliya ndetse na Korani. Ese ni izihe nyigisho za hadith? Ese hadith zibivugaho iki? Hadith z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zo zivuga iki ku cyaha cy'inkomoko? Ese ni irihe somo mu buzima bwacu dukwiye gukura mu izi nyigisho? Wowe rero ugeze kwicano bwa mbere, ndagusaba ko wakora subscribe. Wowe tumaranye igihe, kora share, like na comment, kugira ngo ibiganiro bigere kuri benshi. Kandi bavandimwe mwese muhaye ikaze kuri YouTube channel Abubadawa. Ikiganiro murakigezwa n'umuvandimwe wanyu Masengesho Abubakar nk'ibisanzwe. Tuje rero gusubiza ikibazo cyabajijwe n'umuvandimwe, nk'uko tubavuga ngo musige ubutumwa muri komenti. Umuvandimwe yaratwandikiye aratubaza ati ese icyaha cy'inkomoko mu mateka ni kivahe? Ese abayisilamu kubera iki mutemera icyaha cy'inkomoko? Ese abakristo kuba bemera icyaha cy'inkomoko babikura he? Uyu munsi rero tugiye kugereranya iyi myemerere yombi. Ese ifata icyaha cy'inkomoko gute? We muvandimwe rero uteze amatwi ikiganiro, ndagusaba ko wadutiza umwanya mw'iminota mike kugira ngo kuri iki kiganiro kugera ku musozo. Ndizera nashidikanya ko urasoza ikiganiro usobanukiwe. Ese iyi myemerere y'icyaha cy'inkomoko yavuye he? Ese Bibiliya ivugaho iki? Korani bivugaho iki? Icyaha cy'inkomoko mu mateka Adamu na Eva. Tugiye guhera rero, ese ubukristo buvuga iki ku cyaha cy'inkomoko? Nyuma turaza kugaragaza ese Isilamu yo ivuga iki ku cyaha cy'inkomoko. Inkuru rero yo muri Edeni ishingiye ku gice cya mbere cya Bibiliya. Imana yaremye Adamu na Eva, ibaha uburenganzira bwo kuba mu busitani bw'icyubahiro, ariko ibabuza kurya ku giti kimwe. Imana yaremye Adamu na Eva, ibaha uburenganzira bwo kuba mu busitani bwa Edeni bw'icyubahiro, ariko ibabuza kurya ku giti kimwe. Ibyo tukabisanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3 umurongo ugira wa 6. Aravuga ngo uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari icy'igikundiro
kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, arasoroma ku mbuto zacyo arazirya, nuko ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Nyuma y'iki gikorwa rero, Adamu na Eva bamaze kurya iki giti, n'ubundi na Korani niko ibivuga neza. Utarabonye ushaka gusobanukirwa inkuru wasubira inyuma ugashaka amateka ya Adamu narayakoze, hanyuma ukayumva neza ukamenya inkomoko y'iki giti. Nyuma y'iki gikorwa rero, nyuma y'iki gikorwa bakoze cyo kurya ku mbuto Imana yababujije, icyaha ngo nibwo icyaha cyinjiye. Nyuma y'iki gikorwa icyaha cyinjiye mu isi, umubano w'abantu n'Imana urahungabana, abantu batandukanywa n'ubuzima bw'iteka. Ubukristo nanone bukavuga ko ibyo ari byo byabaye itangiriro ry'icyaha cy'inkomoko. Kuba Adamu na Eva barariye ziriya mbuto babujijwe kurya, ubukristo niho bushingira bukavuga ko ibyo ari byo byabaye itangira ry'icyaha cy'inkomoko. Nihe rero Bibiliya igaragaza icyaha cy'inkomoko? Ese icyaha cy'inkomoko kiboneka muri Bibiliya? Amahame y'ingenzi mu bukristo, amahame shingiro ntayegayezwa kugira ngo ube umukristo w'umwimerere, ni uko ugomba kwemera ko umuntu avukana icyaha cy'inkomoko. Mu mahame shingiro y'imyemerere y'ubukristo ni uko umuntu avukana icyaha cy'inkomoko, nk'uko babishimangira bifashishije Zaburi igice cya 51 umurongo wa 5. Haravuga ngo kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Kuko nzi ibicumuro byanjye kandi ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka, ngo ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze icyangwa n'amaso yawe, byabereye bityo kugira ngo uboneke ko ukiranuka unavuga, kandi uboneke ko uboneye nuca urubanza. Zaburi 51 igice cya 6 ngo ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze icyangwa n'amaso yawe, byabereye bityo kugira ngo uboneke ko ukiranuka nuvuga, ngo kandi uboneke ko uboneye nuca urubanza. Ngo dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyaye. Ubwo ni 5:7. Ngo dore naremanywe gukiranirwa, kandi mu byaha nimo mama yambyaye. Abakristo bamwe bavandimwe basobanura ko umuntu avukana kamere y'icyaha ituruka kuri Adamu. Abakristo bamwe iyo bagiye basobanura ko umuntu avukana kamere y'icyaha ituruka kuri Adamu. Ngo Adamu yazanye icyaha ku isi, ngo Adamu niwe wazanye icyaha ku isi. Nanone bikaboneka mu Baroma 5 igice cya 12, haravuga ngo kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Mwumve neza umurongo bavandimwe. Kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Ikibazo hano bavandimwe, muntu usoma Bibiliya, jya ugerageza ukoresha ubwenge. Ngo niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Abantu bose bakoze ibyaha bataravuka bavandimwe. Ibyaha byakozwe na Adamu mu myaka tutazi, ibinyejana amamiliyoni, hanyuma umwana uvutse 2025 nawe avukana icyaha. Umwana uri kuvukana ikihe cyaha yakoze gituma hano biriva ngo abantu bose bakoze ibyaha? Iyi reka impamvu itera
abantu kushidikanya kuri Bibiliya. Abantu bakoze ibyaha bose gute kandi bamwe bataravuka? Ukuro twihuse, uku niko Bibiliya isobanura icyaha cy'inkomoko. Adamu yaracumuye, icyaha gikwira mu isi yose. Iko niko Bibiliya byemera, niko abakristo babyemera, ngo Adamu yaracumuye, icyaha gikwira mu isi yose, umuntu wese avuka afite icyaha kamere cy'inkomoko. Ngo umuntu wese mw'iki gihe avuka afite kamere y'icyaha cy'inkomoko, kubera ko Adamu na Eva bacumuye muri Edeni, hanyuma icyaha gikwira ku isi, ndetse n'abavutse n'abazavuka bose bavukana icyaha cy'inkomoko. Uku nguku niko ubukristo bubyemera. Tuvuye rero ku bukristo uko bwemera icyaha cy'inkomoko, murabizi ko dukunda gukoresha imyemerere n'ibitabo byombi. Mu idini ya Isilamu ntabwo umuntu avukana icyaha cy'inkomoko, ari naryo shingiro ry'igisubizo cy'ikibazo umuvandimwe wabaje ngo kuki abayisilamu utemera icyaha cy'inkomoko. Mu idini ya Isilamu rero ntabwo umuntu avukana icyaha cy'inkomoko, iyo niyo myemerere y'abayisilamu. Isilamu rero ivuga ko Isilamu ivuga ibintu bitandukanye cyane n'ibyo abavandimwe b'abakristo bemera, kubera ko Isilamu yo yemera ko iyo umwana avutse avuka ari umuziranenge nta cyaha afite. Isilamu ivuga ibintu bitandukanye cyane n'ibyo abavandimwe b'abakristo bemera, kubera ko Isilamu yemera ko iyo umwana avutse avuka ari umuziranenge nta cyaha afite. Nk'uko tuza kubona mu mirongo myinshi ya Korani, buri muntu wese azaryozwa ibyaha bye, ntawe uzabazwa cyangwa ngo yikorere ibyaha by'undi. Birumvikana avandimwe, Ubuyisilamu bwo bwemera bukanashimangira ko buri muntu wese azaryozwa ibyaha bye, kandi ntawe uzabazwa cyangwa ngo yikorere ibyaha by'undi. Ibyo bigashimangirwa n'amagambo matagatifu y'Imana aboneka muri sura Al-An'am, aboneka muri Korani sura 6 aya 164, aho Imana ivuga ngo قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. hano Imana iravuga iti ngo vuga uti, ese ikitari Allah, ikitari Imana nyagasani nicyo nashaka kugira nyagasani, kandi ariwe nyagasani wa buri kintu. Ahangaha nyagasani Allah ari guhishura umugaragu we Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aramubwira ati vuga uti. Iyo handitse ngo vuga uti, Imana iri kubwira umugaragu wayo ngo abwire abantu, vuga uti ese ikitari Allah, ikitari nyagasani nicyo nashaka kugira nyagasani, kandi ari we nyagasani wa buri kintu. Ngo kandi ntacyo umuntu azakora kibi ngo kibure kumugaruka. Nta kintu na kimwe umuntu azakora kibi ngo kibure kumugaruka, ndetse nta n'uzikorera umutwaro w'undi, hanyuma kwa nyagasani wanyu niho muzagaruka, maze abamenyeshe ibyo mutavugagaho rumwe. Ngo vuga uti ese ikitari Allah nicyo nashaka kugira nyagasani, kandi ari we nyagasani wa buri kintu. Ngo kandi ntacyo umuntu azakora cyaba cyiza, ntacyo azakora kibi ngo kibure kumugaruka ku mutwe, ngo ndetse nta n'uzikorera umutwaro w'undi. Nta mucunguzi uhari bavandimwe, ntawe uzikorera umutwaro w'undi. Ngo hanyuma kwa nyagasani ku munsi mperuka, kwa nyagasani wanyu niho mwese muzagaruka, maze abamenyeshe ibyo mutavugagaho rumwe.
nanone Imana ikongera ikavuga iti وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ngo kandi niwe wabagize abasigire ku isi. Imana irongera ivuga ngo kandi Nyagasani wanyu niwe wabagize abasigire cyangwa abazungura cyangwa abayobozi ku isi, ngo ndetse bamwe muri mwe abazamura mu nzego gusumbya abandi. Bamwe bahaye ubushobozi, abaha umutungo, abaha ubuyobozi gusumba abandi, kugira ngo abagerageze mu byo yabahaye. Ntugire ngo umutungo ufite, ntugire ngo imari ufite, ntugire ngo ubushobozi ufite si ikigeragezo ufite. Ngo kandi Nyagasani niwe wabagize abasigire abayobozi b'isi, ngo ndetse bamwe muri mwe abazamura mu nzego gusumbya abandi, kugira ngo abagerageze mu byo yabahaye. Ngo mu by'ukuri Nyagasani wawe ni uwihutisha ibihano, ngo kandi rwose niwe ubabarira ibyaha, nyirimpuhwe kandi nyirimbabazi. Nyagasani wanyu ni uwihutisha ibihano kandi nyirimpuhwe ni nyirimbabazi. Hano urabona ko Korani ubwayo iravuga ko Imana ubwayo yo ni nyirimpuhwe kandi nyirimbabazi bavandimwe. Mu gihe Imana muri Bibiliya yo yamaze gukorera abantu bose, ababayeho n'abariho n'abazabaho icyaha batazi n'uwagikoze ngo asate. Ariko hano Imana iravuga ngo Nyagasani ni uwihutisha ibihano kandi rwose niwe ubabarira ibyaha, nyirimpuhwe kandi nyirimbabazi. Imana igakomeza iti muri sura Al-Isra aya 13, Imana iravuga iti وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ngo na buri muntu twamuziritseho ibikorwa bye nk'urunigi mu ijosi. Hano Korani Imana iracyagaragaza ko icyaha ari gatozi ntawe ukwiye kuzabazwa iby'undi. Ati Korani sura Al-Isra ngo ni sura 17 aya 13, ngo na buri muntu wese twamuziritseho ibikorwa bye nk'urunigi mu ijosi. Mwibuke ko bavandimwe, buri muntu wese ku isi afite abamarayika babiri, marayika uri iburyo n'uri ibumoso. Marayika w'iburyo yandika ibyiza, hanyuma uw'ibumoso akandika ibibi. Iyo upfuye icyo gitabo kirazingwa kikajyanwa kwa Nyagasani. Niho Imana rero yavuze iti na buri muntu wese twamuziritseho ibikorwa bye nk'urunigi mu ijosi, ngo kandi ku munsi w'imperuka tuzamuzanira igitabo azasanga gifunguye. Ku munsi w'imperuka, umunsi w'urubanza, umunsi wo guca imanza, umunsi wo guhemba no guhana, buri muntu wese azazuka. Namara kuzuka ahabwe igitabo cye kirimo ibikorwa byose yakoze ku isi, bito n'ibinini, ibyo yibuka n'ibyo atibuka. Kabone n'ubwo waba utazi gusoma, uwo munsi uzamenya gusoma. Ngo kandi tuzamuzanira igitabo kirimo ibikorwa bye, ngo kandi azagihabwa gifunguye. Imana igakomeza iti اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ngo azabwirwa ati, wa muntu uzahabwa igitabo azabwirwa ati soma igitabo cyawe uyu munsi wowe ubwawe urihagije kwibera umubaruzi. Subhanallah. Ngo buri ku munsi w'imperuka umuntu wese azahabwa igitabo gifunguye kirimo ibikorwa byose yakoze, ibyiza n'ibibi, ngo hanyuma abwirwa ati soma igitabo cyawe uyu munsi wowe ubwawe urihagije kwibera umubaruzi. Nta n'imanza zizahaba abavandimwe. Uzabura nande kuzahabwa igitabo kirimo ibikorwa wakoze byose, hanyuma icyo gitabo akaba aricyo kizagiraho kikwerekeza mu byiza cyangwa mu bibi.
azabwirwa ngo soma igitabo cyawe. Uyu munsi wowe ubwawe urihagije kwibera umubaruzi. Aya 15 Imana irongera ikavuga iti من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ngo uyobotse Imana Allah subhanahu wa ta'ala arakomeza avuga ati uyobotse uzayoboka mu by'ukuri ibihembo byo kuyoboka kwe biba kuri we. Uzayoboka agakurikira inzira nziza igera kwa Nyagasani, uwo ngo azaba arokoye roho ye. Ntabwo uzarokora roho y'abandi. Ntabwo nzakora ibyiza ngo urokoke, ntabwo uzakora ibyiza ngo ngende rokoke. Imana iti rero uyobotse mu by'ukuri ibihembo by'uko kuyoboka kwe biba kuri we, ngo kandi n'uzayoba uwo ngo amenye ko nta wundi azaba ahemukira uretse roho ye. Ngo n'uyobye ibihano by'uko kuyoba kwe bizaba kuri we, ngo kandi ntawe uzikorera umutwaro w'undi. Ubwo arabavuga ngo Yesu yikoreye ibyaha byabo, ntawe uzikorera umutwaro w'undi, ngo ndetse ntabo tujya duhana tutabanje kuboherezamo intumwa ngo ibaburire. Hano Imana rero muri Kurani iravuga ko mbere yo guhana abantu ibanza kuboherezamo intumwa kugira ngo ibaburire, ibereka amategeko n'imbibi za Nyagasani. Ntabwo Imana ijya irenganya abavandimwe. Iyi mirongo rero ya Korani ishimangira ko nta cyaha cy'inkomoko kiba mu Bayisilamu. Ubuyisilamu buri kure n'icyaha cy'inkomoko kubera ko umuntu ari gatozi. Imana nanone ikatubwira ko yaremye umuntu mu ishusho nziza itunganye. Umuntu wese avuka ari umuziranenge nk'uko tubisanga muri surati Tin aya ya 4. Imana iravuga iti قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Imana iti mu by'ukuri twaremye umuntu mu ishusho nziza itunganye. Umuntu wese rero avuka ari umuziranenge bavandimwe, nta muntu uvukana icyaha cy'inkomoko. Adamu alayhi salam yakoze icyaha, hanyuma agisabira imbabazi, Imana iramubabarira. Yakoze icyaha hanyuma asaba imbabazi, Imana iramubabarira. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Imana Nyagasani yaramubabariye nk'uko hano Korani Imana ibivuze iti ngo nuko Adamu amaze gucumura yakira amagambo yo kwicuza avuye kwa Nyagasani we. Hano rero bavandimwe, Adamu amaze gucumura no kurya kuri kiriya giti Imana mubujije we n'umugore we Eva, Imana ntabwo yabarekeye aho, ahubwo kuko yari izi ko badasobanukiwe yabigishije, yabahaye amagambo bari buvuge basaba imbabazi. Ngo nuko Adamu yakira amagambo yo kwicuza avuye kwa Nyagasani we, hanyuma amaze kwakira amagambo yo kwicuza asaba imbabazi aricuza, ngo maze Nyagasani yakira ukwicuza kwe, aramubabarira. Ngo mu by'ukuri Nyagasani nuwakira ukwicuza nyiri imbabazi. Adamu yakoze icyaha nibyo we n'umufasha we, ariko Imana ibonye ko bacumuye ntiyabaretse, ahubwo yabigishije uburyo ki bari busabe imbabazi. Imaze kubibigisha ntibigomeka, baragaruka basaba imbabazi Nyagasani wabo. Hanyuma Imana yakira ukwicuza kwabo kubera ko ni nyirimpuhwe kandi nyiri imbabazi. Aha rero Isilamu inacyagaragaza ko na nyuma y'uko ducumura Imana iri tayari kutubabarira. Imana iracyadufitiye urukundo bitandukanye na Bibiliya,
bitandukanye n'abakristo bemera ko Adamu yakoze icyaha hanyuma abantu b'isi yose icyo cyaha kikabajyaho. Iyo Mana koko bavandimwe, urumva yaba ifite ubutabera? Umuntu akora icyaha ari i Kigali, uw'icyangwa Rusizi agihanirwe, ibyo bintu birashoboka. Ariko Isilamu yo ivuga ko icyaha Adamu yakoze kitigeze kigera ku bana be, kuko Imana yamubabariye akigikora. Bivuze ko Imana itababarira nyiri gukora ibyaha hanyuma nirangiza ngo ibishyire ku bandi batabikoze. Aho bwaba ari ukurenganya, ntabwo bwaba ari ubutabera bavandimwe. Niyo mpamvu Isilamu yo ivuga ko icyaha Adamu yakoze kitigeze kigera ku bana be, yagikoze ku giti cye we n'umugore we, barahanwa basaba Imana imbabazi, yakira ukwicuza kwabo hanyuma ikigarure ku bana se. Imana yaramubabariye akigikora, yahise asaba Imana imbabazi. Bivuze ko Imana itababarira nyiri gukora, nyiri gukosa, hanyuma nirangiza ngo bya byaha ibishyire ku bana be. Hari hadithi rero zigaragaza ko umuntu avuka nta cyaha agira. Intumwa y'Imana Muhamadi, amahoro n'imigisha musakareho, we yavuze ko umwana wese avuka kuri fitra, umwana wese avuka ari umuziranenge. Tukabisanga muri Sahih ya Muslimu hadithi 2658. Intumwa y'Imana yaravuze iti umwana wese avukira kuri fitra, avuka kuri kamere nziza, avuka ari umuziranenge, avuka nta cyaha afite. Ababyeyi be nibo bamugira umukristo, umuyahudi cyangwa se umumajusi, bamwe basenga umuriro. Ariko umwana wese avuka ari umuziranenge, ahubwo agahindurwa n'abo asanze. Ndetse no gukora ibyaha, umuntu atangira kwandikirwa ko yakoze icyaha ari cya gihe umukobwa yabonye imihango, umuhungu yiroteye, nibwo atangira kwandikirwa ibyaha akoze. Ibyiza akabihemberwa, ibyaha akabyandikirwa, akazabihanirwa. Fitira rero ni ubivuga ubuziranenge cyangwa se kutagira icyaha, cyangwa se ukuvuka umutima usukuye. Icya kabiri ni uko Imana yashyize impuhwe kuri buri muntu, kubera ko ntabwo Imana ijya idusaba ibirenze ubushobozi bwacu. Ntabwo Imana idusaba ibirenze ubushobozi bwacu. Nta nubwo Imana nta nubwo izatubaza ibyakozwe n'abakurambere bacu, kubera ko umuntu wese azabazwa ibyo yakoze bavandimwe. Ibyo bigashimangirwa na hadithi qudusiya imvugo y'intumwa y'Imana, Imana imamoro migisha, aho yavuze ati, Imana yavuze ati yemwe bagaragu banjye, ndabababarira mukongera mugacumura, mukongera mukansaba imbabazi nanone nkabababarira. Imana izi ko twe turemwe mu gukosa, niyo mpamvu iyo dukoze ibyaha iratubabarira, twakongera ikatubabara, kubera ko ni nyirimpuhwe, ni nyirimbabazi. Itandukaniro rero hano tubonye itandukaniro riri hagati y'izo nyigisho zombi z'ayo madini abiri. Itandukaniro ry'inyigisho ku cyaha cy'inkomoko ku bukristo n'ubuyisilamu. Duhere ku bukristo, icya mbere ni uko umukristo yemera ko umwana avuka afite icyaha cy'inkomoko, original sin. Isilamu yo yemeza ko umwana wese avuka ari umuziranenge, nta cyaha afite. Icyaha cya Adamu cyitirirwa abantu. Icyaha cya Adamu ntikigomba kwitirirwa abantu, ahubwo cyitirirwa Adamu ku giti cye. Imana kandi yaramubabariye. Umwana muto rero avuka ari umuziranenge, nta cyaha afite, ari umwere, nta cyaregwa imbere y'Imana. Inama z'ingenzi rero dukura mu nyigisho z'icyaha cy'inkomoko ni uko nta muntu uvukana ubugome, ariko kuba mu isi nibyo bitugira abanyantege nke tugacumura. Abakristo bavuga ko babivuga mu buryo bwa kamere, ariko abayisilamu babivuga mu buryo bw'amahitamo n'akaga ku isi.
Ibyo byombi rero bihuriza ku kuba tugomba gushaka Imana buri munsi, tukicuza tugasaba Imana buri munsi mu byo dukora. Buri muntu wese afite ubushobozi bwo kwisubiraho, buri wese afite umwanya wo kwikosora ku makosa yakoze, akagaruka ku Mana agasaba imbabazi nk'uko Bibiliya ibyemera mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 3:19 haravuga ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku Mwami Imana. Ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku Mwami Imana. Iyi ni Bibiliya, Korani nayo Imana ikunda bihana. Ntabwo Imana ari yo kuduhana gusa, ahubwo yashyizeho n'imiryango y'imbabazi bavandimwe, nk'uko tubisanga muri sura At-Tahrim aya ya 8. Imana iravuga iti nuko Imana iravuga iti yemwe abemeye. Imana iri kugira inama abemeye ati yemwe abemeye nimwicuze kwa Allah ukwicuza nyako, kugira ngo Nyagasani wanyu azababarire ibyaha byanyu, anabinjize mu busitani butembamo imigezi ijuru, ku munsi Allah atazakoza isoni umuhanuzi Muhammadi n'abemeye hamwe nawe. Urumuri rwabo ruzaba rukataje imbere n'iburyo habo, bavuga bati Nyagasani wacu, ayi Nyagasani wacu, twuzurize urumuri unatubabarire ibyaha, mu by'ukuri ni wowe ushobora byose. Bazavuga ati ayi Nyagasani wacu, twuzurize urumuri rwacu unatubabarire ibyaha byacu, mu by'ukuri ni wowe ushobora byose. Bityo rero bavandimwe, dushingiye kuri izi gihamya, nta cyaha kidashobora kubabarirwa. Ibyanditswe byombi bigaragaza ko Imana yuje urukundo, umuntu agomba guhora yisuzuma akosora amakosa ye kugira ngo Imana imubabarire. Mu gusoza rero, mu gihe abantu benshi bibaza ku cyaha cy'inkomoko, tugaragaje ibintu bibiri bikomeye. Tubonye ko ubukristo bwerekana ko icyaha cyinjiye ku isi binyuze kuri Adamu, bigatuma abantu bose bakenera umukiza, bigatuma abantu bose kugira ngo babeho bagomba kubaho kuko habonetse umucunguzi. Isilamu yerekana ko itugaragarije ko Adamu yakoze icyaha, ariko Imana ikamubabarira, kandi ko abana be bavukaga ari abaziranenge badafite icyaha na kimwe babazwa. Ntabwo abana bagomba kubazwa ibyaha by'ababyeyi b'abavandimwe. Ngo nyamara nubwo izi nyigisho zitandukanye mu myumvire, zombi zitweretse isomo rimwe ry'ingenzi, ari ryo ko umuntu agomba guhora asubira ku Mana, asaba Imana imbabazi, agaharanira kuba mwiza, agaharanira kuba mwizerwa imbere y'umuremyi we. Yesu ati, mu gusoza Yesu ati, twavutse tutagira icyaha, bityo rero tureke kwitiranya ibintu. Adamu yakoze icyaha bavandimwe, asaba Imana imbabazi, bityo rero nta mpamvu yo gukorera abana ibyaha batakoze, kubera ko buri muntu wese azabazwa ibyo yakoze ku giti cye. Bavandimwe ba Kristo bagerema ngo buri muntu azajya yivugira ibye, buri wese azivugira ibye. Nitugera imbere ya rwa rukiko, hanyuma urakorera abana ibyaha batakoze nkande,
Bityo rero tureke guhimbira Imana, tureke guhimbira intumwa z'abavandimwe. Nta cyaha cy'inkomoko kibaho. Adamu yakoze ibyaha, asaba Imana imbabazi, Imana iramubabarira. Hanyuma iyo Mana yababariye Adamu, kubera iki twihaza kuturenganya idukorera ibyaha tutazi n'uwabikoze uko aza? Cyaha cy'inkomoko rero ntabwo kibaho. Iki cyari igice cya mbere. Ejo tuzarebera hamwe ese Bibiliya noneho yo ivuga iki ku cyaha cy'inkomoko. Reka rero muvandimwe duhure mu kiganiro cy'ubutaha. Wowe wumva inyisho hari ikikumariye, rwose kora subscribe, share na comment, ubigeze ku bandi wenda nabo barokokanyemo kumva inkuru nk'iyi. Amahoro y'Imana, imigisha byayo nibyo mbifurije inshuti bavandimwe. Wabila tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.